الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه. dukomeje isomo ryacu kurebera hamwe uburemere n'agaciro ko guhamagara abantu ibyiza tubuze ibibi, nkuko twarimo tubiganiraho kuri hadithi yakiriwe Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, aho yabwiye abantu agira ati innakum tatluna hadhihi al-aya, mukuri mwe musomeye aya ariko mukayishyira mu mwanya utari uwayo, watadaunaha ala ghayri mawdi'iha. aya igira iti bada a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu, yemwe b'imana, alaykum anfusakum, mujye mwireba murebane n'ibyanyu, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, abo mukuri ntacyo bitwaye, nta n'ingaruka bibafiteho abo bayobye igihe mwe muyobotse. Iyi aya uwayumva gutyo yakumva ko atari ngombwa ko abantu bahamagara abantu ibyiza babuza ibibi, ariko ukuyoboka kwavuzwe muri iyi aya ni igihe twategetse abantu ibyiza tukababuza ibibi. Iyo badatunganye ntabwo ari twe bireba, kubera ko ukuyoboka kuri mu kaboko k'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ariko guhamagara abantu ibyiza ni itegeko, nkuko twabibonye mu zindi hadithi zakurikiye. inna an-nas idha ra'u adh-dhalima falyakhudhu falam ya'khudhu ala yadayhi, igihe abantu bazabona abanyabyaha, igihe abantu bazabona abahuguza, abahohotera ikiremwa muntu, ababangamira imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nibo bafata akaboko, nibo babuze ubwo bwangizi. idha ra'u munkar, cyangwa se bakabona ibyaha, falam yughayyiruhu, ntibabirwanye, yushak an ya'ummahum Allah bi'iqab min 'indihi, mukuri nta kindi uretse ko Allah subhanahu wa ta'ala nateza ibyago agateza ibihano bye bizakwira bose, bizakwira abo ngabo babonye bikorwa bagaceceka n'ubwo se batabikoze, ariko izo ngaruka z'ibyaha zizabageraho. ari naho Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yatuzani imvugo ya Awza'i an Yahya, avuga ko ari hadith yakiriwe na Abi Huraira radiyallahu anhu, n'ubwo bose byagaragaye ko isnadi yayo nta ngufu ifite, ko Rasul sallallahu alayhi wasallam yagize ati idha khufiyat al-khati'a, igihe ibyaha bikihishe, igihe abakora ibyaha bakihishe, lam tadurra illa sahibaha, nta ngaruka bigira uretse nyiri kubikora. ariko igihe byakozwe ku mugaragaro, falam tughayyir, ni birwanwe, abantu ntibabyamagane, darratil 'amma, abantu bose bibagiraho ingaruka, abantu bose bibagiraho ingaruka. atuzanira indi mvugo nayo dukesha Awza'i, hadithi ya Hassan bin Atiyya, nayo ni mursal cyangwa se isnadi yayo nta ngufu ifite, ariko Rasul sallallahu alayhi wasallama yaje ngo atubwira ati sayadhhar shirarun ummati ala khiyariha, abanyabyaha bazagira ijambo kuri babandi binindi byaha, abanyabyaha bazahabwa intebe kurusha babandi batunganya, hatta yastakhfi almu'min fihim, kugeza ubwo umwemeramana agenda yububa, kugeza ubwo umwemeramana ushaka gutunganya agenda yububa afite isoni n'ubwoba. kama yastakhfi almunafiq fina alyawm, nkuko mubona umunafiki kuri iki gihe cyacu agenda yububa cyangwa se agenda afite isoni. ibihe bya nyuma umwemeramana azagira ubwoba, umwemeramana azagira ipfunwe zo kuzamura umutwe, nkuko mubona muri bihe byacu umunafiki nawe agira ubwoba akagira n'isoni zo kuzamura umutwe. na'udhu billahi min dhalik. tasabaitika Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda, kandi ko kuyibirebye aho umubyeyi ajya gusari agasiga umugore n'abana baryamye, yanagaruka ntabashe kubabyutsa. nibyo bihe tugezemo, aho
imamu agira zimwe muri sije avuga muri mimbari, izindi akazirinda. Nicyo gihe tugezeho, ahatangazwa ubwangizi burimo kurara abantu babyina banasambana. Khatib utanga khutuba, utanga inyigisho, akagira ubwoba kuba yabivugaho, atinya kuba yakwitwa umuhezanguni cyangwa se yakwitwa ngo ni intagondwa. Mukuri nibyo bihe tugezemo, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala salamata wal afiya. Agakomeza atubwira indi mvugo igira iti, nayo iboneka mu gitabo cya Abi Dunya min hadith Ibn Abbas, aho yagize ati ya'ti zamanun, ibihe bizagera, yadhubu fihi qalbul mu'min, umutima w'umwemeramana uyonge, kama yadhubu al-milh fi al-ma, nkuko mubona umunyu uyonga iyo ugeze mu mazi. Bitewe n'ubabare, bitewe n'agahinda umwemeramana afite kubiri gukorwa bimukikije mu rugo rwe, ahamukikije hose, ajye yumva umutima wuyonga, ajye yumva umutima ushira bitewe n'ibyo ngibyo abona mu bwangizi. Nta kindi, iyo hadithi irangira na ivuga iti fima yara min al-munkar la yastati'u taghyiraha, mu byaha abona atabasha kuba yabuza. Nibyo koko igihe kirageze aho usanga umwemeramana umutima we ubuyonga, cyangwa se umutima we uba ushira, ubabara bitewe n'ibyo abona mu bwangizi ugiye budukikije. Tugakomereza ku mvugo ya Imam Ahmad, ku mvugo iboneka mu gitabo cya Imam Ahmad rahmatullahi alayhi min hadith Jarir anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi. Igihe cyose muzabona abantu, igihe muzabona agace gakorwa mu ibyaha, abanyabyaha hum a'az wa akthar mimma ya'maluhu, ari bo bubahitse, ari nabo benshi. Lam yughayyiruhu, umwemeramana atabasha kuba yazamura umutwe, atabasha kuba yagira icyo avuga kuri ubwo bwangizi bakora, illa ammahum Allahu bi'iqabihi, nta kindi uretse ko Allah subhanahu wa ta'ala azakwirakwiza ubwangizi, azakwirakwiza ubuhemu, azakwirakwiza indwara, azakwirakwiza ibihano bigiye bitandukanye muri uwo muryango cyangwa se muri ako gace. Kuri iyo mpamvu mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, mu rwego rwo kwirinda ibyaha, urasabwa kwiga ni gute umuntu yakagombye gukora dawa, ni gute umuntu yakagombye gutegeka ibyiza akabuza ibi, kubera ko no gutegeka ibyiza ukabuza ibi si ibyo ari we wese, kandi cyangwa se ntibinakorwa mu buryo wowe wishakiye, ahubwo bifite imisingi na kondisiyo umuntu agenderaho, twigishwe n'Umwimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hari ibyaha, hari ubwangizi, abafite uburenganzira bwo kuburwanya ni abayobozi bayoboye igihugu. Hari ibyaha wowe ubwawe nk'umuyisilamu usanzwe udafite mu nshingano zawe zo kuba warwanya, ariko hari n'ibindi byaha ufite mu nshingano zawe zo kuba warwanya. Urugero, icyaha kirakorerwa mu nzu, ni umuturanyi wawe ufite ubushobozi, ni umuntu w'inshuti yawe, muganira ku buryo mukuri wamugira inama, ugakoresha methodologies nyinshi zigiye zitandukanye. Hari ukwicara nawe muri restaurant, hari ukumujyana ahantu, hari ukuba wamugurira gift, hari ukuba ariko ukagerageza kumugezaho ubwo butumwa bwera, umwereka ko bwangiza arimo mukuri azabubazwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo byose rero birasabwa ko nawe ubwawe ubuza ubwangizi, nawe ubwawe ubuza ibyaha. Hari ibigomba kukuranga, nko kuba ibyo byaha ubuza nawe ugerageza kubyirinda. Byaba bibabaje ejo abo ngabo bakora ibyaha muzahure muri jahannama, bibatangaze nkuko tugiye kubibona muri hadith ari nayo tugiye gusorezaho, iboneka fi sahih Bukhari, iboneka mu gitabo cya Bukhari rahmatullahi alayhi an Usama bin Zayd qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu yuja'u birrajul yawm al-qiyamah
hari umuntu uzazanwa ku munsi w'imperuka fayulqa fi an-nar ajugunwe mu muriro fatandaliqu aqtabuhu fi an-nar nuko agende akurura inda ye mu muriro wa jahannama fana'udhu billahi min dhalika fayaduru kama yaduru al-himar biraha'u akururukate umuntu azazanwa ajugunwe mu muriro wa jahannama fana'udhu billahi min dhalika ariko amaraye ibyo mu ndabye bigenda bikururuka hasi nkuko mubona ikiziriko cy'indogobe kigenda gikururuka amaraye ibyo mu ndabye bigenda bikururwa hasi asuzuguritse ari mu shusho isuzuguritse agenda kuruza inda nibyo mu nda byasohotse bikururuka hasi nkuko tubona indogobe ikurura ikiziriko cyayo fajtami alayhi ahlun nar nuko abantu b'umuriro bamuteranire. Iyi hadithi mwibuke ko tumaze kubivuga inshuro zingahe muri iki gitabo, ariko hanga tuba twibutsa babandi bahamagara abantu ibyiza bibagiye imitima yabo, babandi babuza abantu ibyaha bo barara babyivurugutamo. Fajtami alayhi ahlun nar nuko abantu b'umuriro bamuteranireho, bamuhagarareho, bahagarare hafi ye. Fayaqulun babaza bati fulan uyusi fulani. Fana'udhu billahi min dhalika, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko tutaba muri aya mazina. Uyusi fulani, ma sha'anuk, byagenze bite? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf, ese ntabwo ari wowe duhamagariraga ibyiza watanhana 'anil munkar, ukatubuza ibibi? Ese ntabwo ari wowe watanga khutuba? Ese ntabwo ari wowe duhaga inyigisho? Ese ntabwo ari wowe? Kubera iki? Kubera ko uyu mugaragu yahamagariye abantu ibyiza, ariko ibyo yararagamo Allahu bi alim, Allah subhanahu wa ta'ala ubizi. Qala bala, agira ati niko bimeze, inni kuntu amurakum bil ma'ruf wala atihi, najyaga mbahamagarira ibyiza ariko simbikore, wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, nkabuza ibibi ariko nge nkabikora. Niyo mpamvu mbona ndi muri iyi situation yisuzuguritse nkingiye. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha husnul khatima, iherezo ryiza, kandi akaduha muri babandi bahamagarira abantu ibyiza barangiza bakarangwa